I first started eating one meal a day with a challenge to do it for 30 days straight. Natangiye kurya rimwe ku munsi bwa mbere nk'ikorwa ry'igerageza ryo kubikora iminsi 30 ikurikiranye. But then I loved it so much, I ended up doing it for a full year. And now I can't go back. Ariko nyuma narabikunze cyane ku buryo nabikomerejeho umwaka wose, none ubu sinshobora gusubira inyuma. Hari itandukaniro hagati yo kuba uri maso no kuba ufite ubwonko bukora neza kandi bwiteguye cyane. Kuyiriza ubusa byampaye ubwo bushobozi bwo gukara mu mitekerereze. Iyo mbaraga n'ubukana bwo gutekereza bifite ibisobanuro bya siyansi biri inyuma yabyo. Hari uburyo bwitwa autophagy bukora igihe umuntu amaze igihe kirekire atarya, aho umubiri utangira kweza no gukuraho turemangingo twangiritse ndetse ukongera kwiyubaka bushya. Ntacyo naryaga kitari gifite isuku no kwita ku buzima mbere, ariko nkirya kenshi nakomezaga kugira umunaniro cyangwa kuremererwa nyuma yo kurya. Ukuri nuko twese twigishijwe ikinyoma. Inganda z'ibiribwa zifuza kuhora urya utuntu twa hato na hato, uhora ushaka icyo urya kandi ubyishingikirijeho kuko aribwo bungukiramo indonke, bakagushishikariza guhora ugura. Reka nguhe ibisobanuro birambuye. Nari maze imyaka myinshi ndi mu ruganda rw'imyitozo ngororamubiri no kwita ku mubiri. Nari narinjiye cyane mu gusoma ibitabo, ubushakashatsi, amahuriro y'ibiganiro, inama z'abatoza na podcast, gutegura ibiganiro kuri YouTube. Kandi nkiraho nagezaho urujijo rwinshi rwanteye guhagarara kubera gusesengura ibintu birenze urugero. Buri wese yavugaga ukwe ku byo ugomba gukora. Bamwe bavugaga ngo urya amafunguro 5 ku munsi kugira ngo metabolism ikomeze gukora neza, abandi bakavuga ngo uyirize kugira ngo urambe. Bamwe bati rya carbohydrates imbere yo gukora imyitozo, abandi bati ntuzigere uzirya, abandi bati jya kuri paleo, abandi bati carnivore, abandi bati keto. Byari urujijo rukabije kandi ni umuntu utajya yumva ibintu ngo abirekeraho. Numvaga igitekerezo gishya maze ngahita nibaza nti ese ibi bihora bite n'umubiri wanjye? Narabigeragezaga nkabibamo nkabihindura. Uko niko nahoraga nigira binyuze mu kubaho no kubigerageza. Nashakaga kumva ukuri kw'ibi bitekerezo mu mubiri wanjye bwite, aho kumva gusa mu bushakashatsi cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu nagerageje indyo zose zamenyekanye nka paleo, keto, carnivore, low carb, no carb, carb backloading, high fat, ndetse n'iyo kurya amafunguro 5 ku munsi atari ukubera kwiheba, ahubwo ari ukubera amatsiko akomeye yo gusobanukirwa imikorere y'umubiri wanjye. Amaherezo ayo matsiko yangije kuri imwe mu mpinduka zikomeye cyane, OMAD 1 meal per day, ni ukuvuga kurya rimwe ku munsi. Sinahisemo OMAD kuko yari igezweho, nahisemo kuko nari ndambiwe gutegekwa n'ibiryo, ndambiwe gutegura umunsi wanjye ushingiye ku mafunguro, ndambiwe ubuzima bwo guhora noza udukoresho tw'ibiryo, gushyushya amafunguro inyuma yo gukora imyitozo, gutegura gahunda zanjye nkurikije igihe cyo kurya, no guhora mpangayikishijwe na proteine, carbohydrates n'amasaha yo kuriraho. Nari nkiri muri fomu nziza ku mubiri, ariko mu mutwe ndushye cyane. Ibiryo byari byaratwaye umwanya munini mu buzima bwanjye, kandi ikibazo ni uko ntari nkiri umuntu urya birenze urugero cyangwa urya nta gahunda. Nakurikizaga amabwiriza yose bavugaga ko ariyo meza: ifunguro rya mu gitondo ririmo proteine nyinshi, carbohydrates imbere y'imyitozo, ibinyobwa bya proteine nyuma y'imyitozo, kurya ibifite isuku, kubara macros na micros neza. Ariko nkiri muri ibyo byose nakomezaga kubyimba inda, numva umutwe utari ku murongo neza, nkora ntekereza amafunguro y'ubutaha ntahaze nubwo nabaga nariye, kandi nkumva mpangayitse iyo narenzaga igihe nari nsanzwe ndiraho. Murakaza neza kuri iyi channel ya Jean Paul Official, umuyoboro ubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mukande subscribe n'inzogera niba aribwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, namwe muzaja mugira amahirwe yo kugezwaho ikiganiro twabateguriye uwo mwanya. There's a difference between being awake and being sharp. And fasting gave me that sharpness, that edge. Uyu mubyeyi wageze ku mwanzuro ukomeye wo gutungwa n'ifunguro rimwe ku munsi kandi ukamukiza indwara nyinshi cyane, niwe nshaka ko dutindaho uyu mwanya. Umubyeyi akomeza ubuhamya agira ati,
Ndacyibuka uko naryaga vuba imikati na poroteyine mu modoka hagati yo kwakira abakiriya, ndibuka uko numvaga mfite icyaha iyo nabaga ntariye kare cyangwa nkarya ntinze, ndibuka uko nashakishaga kuri Google ibintu nka ese ushobora kubyibuha nurya carbohydrates nyuma ya saa 3 z'ijoro, ndibuka uko nageragezaga kugera kuri grame 150 za poroteyine nkaho ubuzima bwanjye bwabishingiraho, ariko nkumva nkiri inyuma, nibwo nahisemo menya nti ibi ntibikora kandi kirenzeho ubusi bwo bwisanzure. Sinashakaga kumva ndi imbata y'ibiryo, nashakaga kumva ko ngenzura umubiri wanjye. Nibwo navuze nti reka ndeke byose, ngomba kurya rimwe ku munsi iminsi 30, ifunguro rimwe rikomeye kandi ryuzuye, nta sinake, nta mayere, nta gukina, hanyuma turebe ibizavamo. Iminsi 30 ya mbere, icyumweru cya mbere cyari nk'ikiboko gikomeye, ntumenya uko wamenyereye ibintu kugeza igihe ugerageje kubihindura. Nashoboraga kuba meze neza, ndi gukora imyitozo, ndi gukora akazi, hanyuma mu buryo butunguranye igifu kigahuma, maze ubwonko bwanjye bugahita buvuga buti rya nonaha, kandi ntiyabaga ari inzara nyakuri, byari ubwoba bwo kumenyera gahunda nshya, kuko dore siyansi iri inyuma yabyo. Hormone y'inzara yitwa ghrelin izamuka igihe umubiri witeze ibiryo, kandi ibyo biterwa nuko wawumenyereje gutyo. Ubwiye uti ndarya saa 3 za mu gitondo, saa 7 z'amanywa n'izindi saha saa 12 z'umugoroba, umubiri urabimenyera. None iyo uhinduye gahunda uhita utangira gukora nkaho uri mu kibazo, ariko igitangaje ni uko umubiri nawo uhita umenyera vuba. Ku munsi wa 5 cyangwa wa 6 izo nzara ntizari zikinkubita cyane. Ku munsi wa 10 sinari nkiri no gutekereza ku biryo, kugeza hagati ya nyuma ya saa 6 nakomezaga gukora imyitozo ikomeye, ngakora amasaha menshi, kandi nagize ugusobanuka mu mutwe ntari maze imyaka numva, nta kunanirwa, nta gusinzira byo hagati ku munsi, ahubwo nari mfite imbaraga nyinshi kandi zisukuye n'ubushobozi bwo kwibanda cyane, nkaho nari nafunguye indi nivo nshya y'ingufu. Naho igogorwa ryanjye ryabaye ryiza kurusha mbere hose, nta kubyimba inda, nta kuremererwa nyuma yo kurya, ahubwo igogorwa rikora neza kandi mu buryo bworoshye. Igihe nagezaga ku munsi wa 30 nasanze mu buryo ntazi nari nakemuye ibibazo nka 4 nari narafashe nk'ibisanzwe. Ku muntu witondera imirire, guhora ntekereza cyane ku mafunguro, kugira irari rikabije ry'ibiryo, inzara zitunguranye, no guhora nkurikirana ibyo ndya, byose byarashize. Nibwo nahise mfata umwanzuro ko ibi bitari challenge gusa, byari uburyo bushya bwo kubaho. None bamwe iyo bumvise ibi baravuga bati kuki utarya nk'umuntu usanzwe amafunguro 3 yuzuye ku munsi? Kandi ndabumva ibyo nibyo twabwiwe ko ari ubuzima bwiza kandi bw'umuntu mukuru ufite inshingano. Ariko dore ikibazo, nta kintu na kimwe nakoze mu buzima bwanjye kigeze kibi gisanzwe. Sinkurikira ibisanzwe kuko ntashaka ubuzima busanzwe, ibyo sosiyete ifata nk'ibisanzwe njye byinshi muri byo nta gaciro mbiha kandi simbyifuza. Kuri njye bisanzwe ni ubuzima bwo hagati gusa, ibisanzwe ni nka homo simple zone. Njye nshaka kumva ndi umuntu udasanzwe ku mubiri, mu bwenge no mu mwuka, kandi rimwe na rimwe ibyo bisaba kujya ibumoso igihe isi yose iri kujya iburyo. Nshobora kuba ntari umuntu usanzwe, kandi nicyo cyatumye nkora ibi. None se ni iki cyatumye nkomeza? Reka mbivuge neza. Omadi 1 meal per day cyangwa kurya rimwe ku munsi ntiyari amayire yo kwihutisha kugabanya ibiro cyangwa mode y'igihe gito kuri njye, yabaye uburyo bwo kubaho kuko yakemuye ibibazo ntari nzi ko bifite ibisubizo. Dore byatumye nyikomeza igihe kirenze iminsi 30. Omadi yampaye mu gitondo hatarimo ubujiji bwo mu bwonko, igifu cyanjye kiratuza, ntakigira ubwoba bw'ibiryo, imyitozo ikomera kurushaho, iminsi bayoroshye, kandi nongera kwizera umubiri wanjye. Icyambere ni ugusobanuka mu bwenge. Hari itandukaniro hagati yo kuba uri maso no kuba ubwonko bwawe bukora neza cyane, kandi kwiyiriza byampaye ubwo bukana bwo gutekereza. Hari impamvu za siyanse ziri inyuma yabyo.
Kwiyiriza byongera norepinephrine ifasha umuntu kugira alertness no kuba maso cyane. Nanone byongera BDNF, ni ukuvuga brain derived neurotrophic factor, ifasha ubwonko mu kwibuka no kwibanda ku kintu. Ariko uretse siyansi nabyiyumvagamo, nashoboraga gukora amasaha 4 kugeza kuri 6 ntahagarara ndi mu bitekerezo byimbitse byo guhanga cyangwa gutekereza ku buryo bwagutse, ntarinze gushaka uturyo two hagati y'amafunguro bita snacks, amafunguro cyangwa ibindangaza. Kuri nge ibyo byari bishya kandi sinashakaga kubitakaza. Icya kabiri ni amahoro mu igogorwa. Igifu cyanjye cyaranshimiye, nubwo naryaga ibiryo bifite isuku mbere, nakomezaga kugira umunaniro cyangwa kuremererwa nyuma yo kurya. Ariko iyo uretse igogorwa rikaruhuka amasaha arenga 20 buri munsi, umubiri urisubiranya. Hari uburyo bwitwa autophagy bukora igihe umuntu amaze igihe kirekire atarya, aho umubiri utangira gusukura uturemangingo twangiritse no kongera kwiyubaka. Sinari mfite igogora rikora neza gusa, ahubwo nari ndi kwisana neza imbere mu mubiri. Kandi ku muntu ukora imyitozo ikomeye kandi usaba byinshi umubiri we, uko kwisana kwari ingenzi cyane. Icya gatatu ni ubworoherane. Iyi ishobora kuba inyungu abantu batavugaho cyane kandi ikomeye kurusha izindi. Nta kongera gutegura amafunguro, nta meal prepping, nta kubara makarozi, nta gutwara snacks, nta guhagarikwa buri kanya n'ibiryo. Ifunguro rimwe gusa narariryaga nkarinezererwa, hanyuma ngakomereza ku buzima bwiza. Umwanya wo mu bwenge ibyo byafunguye wari udasanzwe kuri nge. Sinagize gusa imbaraga nyinshi, nagize ubuzima bwiza bwinshi mu munsi wanjye. Kandi dore ibintu 5 bitangaje byambayeho mu mwaka umwe. Dore byantunguye cyane nyuma y'umwaka umwe wose ndi kuri OMAD, kurya rimwe ku munsi. Icya mbere, nahagaritse kwifuza isukari. By'ukuri narabihagaritse. Mbere ya OMAD buri gihe nifuzaga ikintu kiryoshye nyuma yo kurya nimugoroba, nubwo nabaga mpaze. Byari nkaho ubwonko bwanjye bwari bugitegereje dopamine. Nyuma y'ibyumweru bike kuri OMAD, iryo rari ryarashize. Kandi si ubushake bwo kwihangana, byari chemistry y'umubiri wanjye cyangwa ibinyabutabire kamere by'umubiri wanjye. Kwiyiriza bihindura uburyo dopamine na insuline bikoramo, ku buryo umubiri utakigira bezuwe y'isukari ngo wumve umeze neza. Irari rikabije ry'ibiryo ntirisobanura kuri umunyantege nke, risobanura ko uburyo bwawe bwo gushaka ibyishimo bwafashwe n'ibiryo birimo uburyohe bukabije, dopamine loops, no guhora ushaka ibikuryohera. Iyo wiyirije ubusa uhagarika uwo muzenguruko, ugakuraho urusaku, ugaha ubwonko amahirwe yo kwisubiranya. Ntuba warangiritse, uba wararengewe gusa n'urusaku rwinshi. Kandi OMAD iguha ituze wari waribagiwe ko ukeneye. Uko niko byangendekeye. Icya kabiri, nagize imbaraga nyinshi aho kugabanuka. Natekerezaga ko nzacika intege, ariko iyo uhagaritse guhora ugogora buri kanya, umubiri wohereza izo mbaraga ahandi. Aho guta igihe mu guhora utunganya ibiryo, umubiri ugikoresha mu kugenda, gutekereza no kwisubiranya. Kwiyiriza ubusa byongera mitochondrial biogenesis. Mitochondria nyinshi zisobanura imbaraga nyinshi, kandi nabyiyumvagamo. Nashoboraga gukora imyitozo ntariye kandi nkiri gukoresha umubiri hafi y'urwego rwo hejuru. Nakiraga neza nyuma y'imyitozo, ndetse biruta mbere. Byahinduye ibintu byose. Icya gatatu, numvise mfite umudendezo ku bwoba bw'ibiryo. Ntakongera kwibaza nti ese napakiye ibiryo bihagije, ese ririya funguro rirangiza makro zanjye, cyangwa mfite umwanya wo kurya mbere y'imyitozo. Uwo mutwaro wo mu mutwe warashize. Nagize ituze n'ubushobozi bwo kuba uwo ndi we. Iyo naryaga byabaga byuzuye ibyishimo aho kuba stress. Abantu benshi ntibamenya uko ibiryo bibagenzura kugeza igihe bagerageje kutarya cyangwa kwiyiriza ubusa. Nibwo ubwoba butangira, nibwo umenya ko ibiryo atari bicanwa gusa, ahubwo ari ihumure, ibirangaza, ndetse hafi kuba identity wowe ubwawe. Yavanyeho urwo rusaku rwose, kandi muri iryo tuze nibwo nabonye uwari uyoboye hagati yanjye n'ibiryo. Maze igihe nongeye gufata vola steering wheel y'ubuzima bwanjye, ibintu byose byarahindutse. Icya kane, imyitozo yanjye ntiyangiritse. Gukora imyitozo ntariye ni kimwe mu bintu byanteraga ubwoba, ariko byaje kuba kimwe mu bice byiza cyane.
cyane, imbaraga zakomeje kuba nziza, endurance yarazamutse, uburibwe bwo mu ngingo bwaragabanutse, kandi umubiri wiga gukoresha ibinure nk'ingufu, ibintu bita metabolic flexibility. Kandi kubera ko ntari nkiri imbata yo kurya buri kanya, umubiri wanjye wabaye mwiza mu kwihanganira ibihe bikomeye. Sinari nkirya birenze urugero, gufata inyongeramirire birenze urugero, cyangwa kugira reaction zidakenewe. Icya gatanu, nasanze ntashobora gusiba ibirori cyangwa ubuzima bwo gusabana. Mbere ibihe byo gusabana byahoraga bizenguruka ku biryo, ubu nasanze ahubwo bishingiye ku guhuza abantu. Kandi ubwiza bwa OMAD ni uko ushobora guhindura gahunda igihe bibaye ngombwa. Noneho mureke mbasangize byihuse impamba y'ubumenyi mfite. Niba ubu wumva umubiri wawe warakomerekejwe, warazonzwe, cyangwa waracitse intege, cyangwa uri professional athlete, ushobora kongera mobility yawe. Mobility toolkit yanjye ubiri gufasha abantu barenga 50,000 mu bihugu birenga 40, abantu b'ingeri zose, abatangiye professional athletes, abagabo n'abagore bafite imyaka 70 cyangwa 80. niba ufite iminota 15 gusa, ibi bizagukorera kandi mu byumweru bike uzabona impinduka zikomeye. Reba ibyo nakoze, ntabwo uri imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose, ni wowe ufite kwiyobora. Iyo nshatse kurya inshuro nyinshi kubera gusabana, ndabikora kandi nkabinezererwa, ariko iminsi myinshi sinumva mbuze ikintu, numva mfite imbaraga n'ubushobozi bwo kwigenzura. None se OMAD igereranywa ite n'izindi ndyo? Reka dusubire inyuma gato. Paleo ifite ibiryo byiza, ariko fibre iba nyinshi kandi ugakomeza guhangayikishwa no kurya buri masaha make. Low carb cyangwa no carb byankoreye igihe gito, ariko bintera guhindagurika mu marangamutima no kugira ubwenge butagenda neza. Carb backloading byari bigoye cyane kandi bisaba timing itunganye. High fat numvaga mpaze, ariko nkiri umunebwe kandi umutwe udakora neza. Kurya amafunguro 5 ku munsi, gutegura buri gihe, kurya buri gihe, no guhora unaniwe. Carnivore yafashije inflammation cyangwa se kubyimbirwa k'umubiri mu gihe gito, ariko byari bigoye mu buzima bwo gusabana kandi ntibyashobokaga kubaho gutyo igihe kirekire. OMAD cyangwa kurya rimwe ku munsi yankoreye neza kurusha izindi gahunda zose, so kubera ko yambase, ahubwo kuko yagabanyije amagorwa y'ubuzima bwanjye. Kandi muri ubwo bworoherane niho nabonye umudendezo, imbaraga, ugusobanuka no kwigenzura. Ukuri nuko twese twagurishijwe ikinyoma. Inganda z'ibiryo zifuza ko uhora urya utuntu twa hato na hato kandi ubyishingikirijeho, kuko aribwo bungukiramo indonke. Inzara si indwara kandi kurarikira si inda nini, ariko byatumye twemera ko tutabasha kubaho tudafite amafunguro menshi n'utumanyu twa proteine hagati ya saa sita. OMAD ivanaho ibyo byose, si indyo gusa, ni ukwiyemeza kubaho neza. Ni ryari ndeka OMAD? Reka tuvuge ku guhinduranya ibintu, kuko ndi umuntu usanzwe, sindi umumonaki cyangwa uwihaye Imana. Hari iminsi ndya inshuro zirenze imwe, nk'igihe ndi gukora imyitozo ikomeye cyane cyangwa volume nyinshi. Rimwe na rimwe mfata shake cyangwa smoothie kare ku munsi, wenda ni amagi cyangwa imbuto cyangwa collagen. Si ukwihotora, ni imbaraga kandi nibwo bubasha bwayo. Nta kintu uba wangije, ubuhindura gahunda kandi ari wowe uyoboye. Kandi nicyo cy'ingenzi, kwiyobora no kwigiraho umudendezo. Noneho mureke tuvaneho imigani y'ibinyoma ku kurya rimwe ku munsi. Ikinyoma cya mbere, uzatakaza imikaya. Oya, niba ukora imyitozo neza kandi ifunguro ryawe ririmo intungamubiri zihagije, ntacyo uzaba. Gutakaza imikaya bituruka ku ntege nke, si kukwiyiriza ubusa. Ikinyoma cya kabiri, si y'abagore. Hormone ntizigira abagore abanyantege nke, byangiza hormone ni ibyo kurya bikorerwa mu nganda, kubura ibitotsi na stress nyinshi. Hari abagore benshi bamara imyaka myinshi biyiriza, ntuzangirika kubera kureka ibya mu gitondo. Ikinyoma cya gatatu, uzaje urya cyane nijoro. Bibaho gusa iyo wirinze ibiryo ku manywa mu buryo budafite ubwenge. Iyo ifunguro ryawe ririmo proteine, carbohydrates na fibre bihagije, umubiri wawe wumva wahawe intungamubiri aho kwiheba. Si ukwiyicisha inzara. Kwiyangiza nyako ni ukurya inshuro 6 ku munsi, ariko ugakomeza kubyimba uhangayitse
kandi utegekwa n'ibiryo. OMAD si ukwiyicisha inzara, ahubwo ni umudendezo. Ikinyoma cya kane, ntushobora kugira ubuzima bwo gusabana. Niba ubuzima bwawe bwo gusabana buzenguruka ku biryo gusa, icyo si ugusabana, ni ububata bubyihishemo. Ndavuga ububata bw'ibiryo. Ushobora kurya igihe ushaka hamwe n'uwo ushaka ku mategeko yawe bwite. Ibyo nibyo bita umudendezo. Ibyo ntibisenya umubano, bisenya ububata. Abantu benshi ntibakenera indyo nshya, bakeneye disruption, ikintu gikomeye kibahagarika kikabatera kureba ibyo bari gukora. Kandi OMAD cyangwa kurya rimwe ku munsi niyo disruption nziza, ni pattern interrupt icamo uwo muzenguruko wo kwigira imbata umazemo imyaka myinshi kuva ukiri umwana, kandi muri uko guhagarara niho ubona amahirwe yo kongera kwiyubaka. So gukurikiza ibyo bamamaza cyangwa ubwoba, ahubwo ukurikiza ibikugirira akamaro by'ukuri. Ese kurya rimwe ku munsi nabisaba abandi? Yego, ariko reka mbivuge neza, si iby'abantu bose. OMAD si idini, siyo nzira imwe rukumbi y'ukuri, si amarozi, kandi si ikintu cyo kwihambiraho niba umubiri wawe uri kuvuga neza ko atari byiza, ariko ni igikoresho, uburyo bwiza bwo gusubiranya umubiri. System reset ikora neza kuko ikuraho ingorane yose, kandi rimwe na rimwe ibyo ni byo umubiri n'ubwonko bwawe biba bikeneye. Umubiri n'ubwonko bikora neza iyo mu nda harimo ubusa, kandi birashoboka ko wabikora buri munsi ukajya urya rimwe ku munsi. Si imbaraga gusa, ahubwo ni clarity, kumva ukeye wese. Ese nayigusaba? Yego, nibura aho witeguye kumva umubiri wawe, kugerageza no gufata inshingano zibikugirira akamaro cyangwa kureka ibitakugirira umumaro, wabasha rwose OMAD. Durabo ntekereza ko OMAD ibereye. Icya mbere, ba rwiyemezamirimo bahura n'abantu bakora ku rwego rwo hejuru bashaka gukorana umwete wa nyawo. Niba ubwonko bwawe ari cyo gikoresho cyawe cy'ingenzi kandi mu gitondo cyawe ari icy'agaciro, OMAD iguha igihe cy'imbaraga zisukuye, nta ntege nke, nta bubata bw'ibiryo, nta gutekereza ku gutegura ibiryo. Icya kabiri, abagerageza indyo zose ariko bagakomeza kumva barwaye. Niba waragerageje low carb, no carb, paleo, fasting window na macros, ariko ugakomeza kugira umunaniro cyangwa kubyimbirwa mu mubiri cyangwa se kubyimba inda, inflammation, OMAD ikuraho urusaku rwose. Ntuba ukiri umurwayi, uba uri gukora ivugurura ry'umubiri wose. Icya gatatu, abifuza gahunda n'amahoro ku bijyanye n'ibiryo, niba ibiryo bigutera ihangayika, niba uhora urya kubera amarangamutima cyangwa ugahora ushakisha icyo urya umunsi wose, OMAD isimbuza ibyo byemezo. Icyemezo kimwe, igihe kimwe cyo kurya no kwitunga, hanyuma hagakurikiraho amahoro. Icya kane, abantu bakora cyane bashaka kuryoshya ubuzima batababaye. Niba wararambiwe uruziga rwo guhora utekereza ibiryo, OMAD kurya rimwe ku munsi iguha imbaraga nta kubabara. Ni icyemezo gikomeye, si bibi, ni byiza kurushaho. Icyo abantu bibeshyaho kuri OMAD ni uko batekereza ko ari ubwiyahuzi. Oya, ubwiyahuzi ni ukurya inshuro 6 ku munsi, gutekereza ibiryo buri masaha 2, kubomeka ugiye mu bukwe ariko ugakomeza kumva umeze nabi. OMAD ni itandukaniro gusa, kandi ibintu bitandukanye bityo bisa no gukabya igihe wamaze gufata ingeso mbi nk'ibisanzwe. Abantu batekereza ko ibuza byinshi. Kwiyica kwa nyako ni ukurya umunsi wose ariko ugakomeza kumva ushonje, uhangayitse cyangwa utanyuzwe. OMAD ni ubushake, ni ifunguro rimwe aho wicara ukarya neza, hanyuma ugahaguruka uhaze neza, nta kwicuza, nta kurarikira ibiryo, nta kubara buri kintu, gusa akaba ari imirire itekerejweho neza. Abantu batekereza ko idashoboka igihe kirekire, gusa iyo ubifata nk'igihano, iyo amafunguro yawe adafite intungamubiri zihagije, cyangwa iyo wirengagiza ibyo umubiri wawe uvuga. Ariko iyo wubakiye OMAD ku biryo nyabyo, imyitozo ifite ubwenge no guhindura gahunda igihe bibaye ngombwa, iba uburyo bworoshye bwo kubaho kurusha ubundi bwose, kuko nta kintu cyoroshye kurusha kurya rimwe ku munsi. Kandi niba ukiri gushidikanya, tangira iminsi 30 nk'uko nanjye nabikoze. Ntubifate nk'indyo, bifate nk'igerageza ry'umubiri wawe. Si ukugira ngo ugabanye ibiro cyangwa wihane, ahubwo ni ukwisubiranya, kongera kwiyubaka no kongera gutekereza ku mubano wawe n'ibiryo. What happens when food is no longer running your life? Bigenda bite iyo ibiryo bitakigenzura ubuzima bwawe?
That answer is worth finding out. Icyo gisubizo nicyo ukwiye gushakisha ukakigeraho. Gerageza uyu mwitozo uzakugeza ku byiza byinshi. Wowe wiyemeze kurya rimwe ku manywa, urangize ukwezi, nyuma uzambwira uko bimeze. Nzi yuko uzampa ubuhamya bwiza. Akaryoshye nakagaruka, mbaye mbasezeyeho, naho ubutaha.